Mu mpanuka zo mu mihanda zikunze kugaragara, inyinshi ngo zituruka ku burangare bw'abatwaye ibinyabiziga. Mu gutangiza ukwezi kwahariwe kurwanya impanuka zo mu mihanda mu karere ka Nyanza, hagarutswe ku ruhare rw'abatwara ibinyabiziga mu kutubahiriza amabwiriza y'umuhanda. Emmanuel Bagaragaza, umwe mu baturage bo mu karere ka Nyanza, asanga hakiri bamwe mu bashoferi batayubahiriza. Gusa ikibazo kinini cya kivuka nuko hari abashoferi batayubahiriza, ugasanga wagira ngo abana bari gutanguranwa nabo, niba baruza abana bashaka kwambuka ntibabaha umwanya kugira ngo abana bambuke, ugasanga barimo baratanguranwa nabo, kuko hano habera impanuka nyinshi. Rimwe na rimwe hari igihe usanga babagonze kandi babagongeye aho bakagombye kwambukira. Superintendent Prudence Mutemura, umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyanza, we yongeye gusaba abaturage muri rusange kujya batanga amakuru kuri polisi mu gihe babonye batwawe nabi ku buryo bishobora guteza impanuka. Nkuko basanzwe baduhamagara batubwira bati turabona umushoferi kanaka agenda nabi, turabakangurira kurushaho kuko ubuzima ari ubwabo. Niba babonye umushoferi atwaye nabi, nibahamagare polisi, hari nimero zitishyurwa, niba baduhamagaye kubatabara, twiteguye kubafasha. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Murenzi Abudara avuga ko abakoresha umuhanda by'umwihariko abatwara ibinyabiziga bagomba guha agaciro ubuzima bwabo batwaye, birinda umuvuduko, ibiyobyabwenge ndetse no kuvugira kuri telefone mu gihe batwaye. Duhereye ku bakoresha umuhanda bose, harimo abatwara ibinyabiziga, bagomba kumva yuko abo batwaye n'abantu, kwihuta utari bugere iyo ujya, gufata ibiyobyabwenge uzi kuri gutwara abantu cyangwa nawe ubwawe ubuzima bwawe bufite agaciro, kuvugira kuri telefone n'ibindi ni ikintu umuco ugomba gucika rwose. Dukeneye yuko abanyarwanda bakomeza gufatanya, guhuza imbaraga mu guteza imbere igihugu cyacu, nta mpanuka, nta bumuga n'ibindi byose bisigwa n'impanuka. Usibye kuba impanuka zikunze kugaragara ziterwa n'amakosa y'abatwaye ibinyabiziga, polisi kandi iburira n'abanyamaguru kujya bakoresha umuhanda neza mu rwego rwo kwirinda impanuka zabagiraho ingaruka, zirimo kuhatakariza ubuzima cyangwa se zikabasigira ubumuga butandukanye. Camille Ndikumana, Televiziyo Rwanda mu karere ka Nyanza.